rero uyu mugabo turi kumwe ari mu bantu barezwe akimara kumva ko yarezwe bakureze ugahitamo gufata y'ubutaka ukagenda ugasiga ikirego cawe nangaha kandi uzi ko ari we gitegereje bikagaragara ntari kurinda kiriya gifungo yuko nticari coroshe bitewe n'igifungo cari gishize cyari kimaze iminsi kivuyeho ndireba naragenda mpagarara gutya mu kiyo ndireba aho nza niyogosheshereza ndavuga ngo uyu mwana aracakina. Yes, reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza wibuke ndetse nabugorobye nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abanyamurenge bose kwisi aho muherereye ndetse n'inshuti z'abanyamurenge nabumva ururimi tuvuga namwe turabasuhuje dusuhuje abantu bari ruguru iwacu bibanze bazabasekuruza amatongo yabase aho muherereye hose Imana ikomeze bishimye kandi Imana ikomeze ibarinde dushimiye umuryango wa M23 afite twirwaneho aho muri hose Imana ikomeze bishimye kandi Imana ikomeze ibarinde dushimiye wewe ko subscribe kuri Neza Live TV ndetse na GB Magic mwarakoze cyane kuza gushigikira abana banyu bamwe baratuzi abandi ntibatuzi mwagize neza turabakiriye kino kiganiro kiraca ahantu habiri kiraca utuvuze kiraca kuri isura no kuri ingiyi kandi turabizi ko kubera urukundo n'umutima mwiza mugira muri buturebe dutanze mpore ku bantu babuze ababo mwihangane aho muri Imana itanga ihumure kandi Imana igira icikora ku buzima bwanyu mwebwe basigaye kuko wagiye we yarohotse imihate n'imiruho byo mwisi twihanganishije kandi abantu bari mu bitaro mwihangane Imana igira icikora kugira ngo muve aho hantu by'umwihariko barwana shakaho muri namwe tubahaye yambo kandi turabigejeje mu kiganiro kigufi tugiye gukora muze mubane natwe kugira ngo tubabwire amakuru dufite reka maze nkwakire nawe usuhuza abantu murakoze cyane abakuzi ba Neza Live TV ndetse na GB Magic natwe turabegereje muri kiganiro tugiye gutarama hano siki kiganiro ni umukutano na makutano tugiye kuganira suhuje abantu bacu bari Michigan ndababwiye ngo Yesu akomeze kuwabariki sana marafiki wangu hari umugabo azungira ngo rafiki yangu ndabasuhuje cyane reka mbasabe mwigire hino tubashe kwinjira mu biganiro cyacu wowe wawe usafuriya iragusakuruza ntiwumva neza banzu yireke karanga ka bucungu ugabanye gas sava yego wambaye neza asante sana karuvante nziza ku isengeri akabe kazimye cyangwa karavuga ni yazimye yake iravuga iyo yazimye Tero yakije nikanda nakazimije nyabyo ntaca amajwi kana ko karakurura kibazo twinga ko nakare gaciyeho nibisanzwe bino ntabwo ari twe twabikoze timuza muje inama uzukatsa kakazima no kuri nuko niko bije bigenda hanyuma rero wewe ndagira ngo utangire wibwira suje umuntu witwa Scott Scott niwe mu YouTube dukunda uzutangira introduction neza tumusuhuza hari n'umujama wacu n'umubyeyi ngatwe wewe sava biravugwa ko ivyo bintu ukora uteranya kandi kindi nibyo kabisa nanje nza mbibona nuko bivuga nuko twari tugize ngo tubasita nange museke wewe wa urumva mnigantama wowe nagakunzi ruguru ntaho muzogera kingungu murabona ariko Scott yanga kingungu na mnigantama nibara abantu azagera no akabanirwa kuvuga kingungwa wowe na mnigantama nukuri murabyumva namwe murabivuga wiki nuko yeme twara tugize ngo tubasetse ndabizi ushobora kuba utangiranye kwino kiganiro uri mwihari itari nziza ushobora kuba wenda ufite ibibazo biri person tudakwiye kwinjiramo ariko bizabiba byiza iyo mutangiranye igana museka kugira ngo n'abacumva nabo amawazo cyangwa se ibitekerezo bigaruke iyo byari biri biza nyine hahandi museke nikirangira musubirane ya mudi yanyu usibye ko akenshi reka dusharinge mikoro siko kubera ko ndabona iyo ngiyo nta muriro urimo
nta muriro urimo reka dukoreshe nta kibazo tuza tuvuga duhane ibintu by'umwe biza bidutengwa naje mikoro zantengusha ni ukuvuga ngo rero twaje kubaganiriza twaje kugira bimwe na bimwe tubabwira museke mwishime uzureka kwigunga no gutekereza ibintu byinshi cyane kubera ko buno buzima ni bugufi kandi ikindi buno buzima tawuze ubuheza icerekezo nakore kose uzupanga bino satani agapanga bino imana ikamuha nuko rero uyu mugabo nabazaniye ari mu bantu bari ariko kugira ngo dukomeze kuno kiganiro ndebera ko kari akamikoro kaka tutaza kuvugira ubusa gakoro nimba kaka bizigeze kumbaho namakora iganiro 40 nje kurabana amasangano kariya aka karaho ku ruhande ako kari sifa ndeba nimba kaka yes harige okay harige uzukora ikiganiro ukavuga wasoza ushimiye abantu nyine urangije ukamusanga wenda risifa arishimije ibintu kibyo rero uyu mugabo turi kumwe ari mu bantu barezwe akimara kumva ko yarezwe ico yakoze yafashe imodoka arirukanka arahunga ava muri iki gihugu ca Kenya amare kumenya ko urubanza rwafunzwe cyangwa se rwakuwe aho twaregwaga aragaruka inahangaha ndamubwira ngo nukuri kose mugana w'abasaza ngo sharaka tugomba kugushaka tukaganiriza impamvu wataye abandi impamvu wahunze kandi wari warezwe umugabo ngo aruhangana n'ibibazo rero sava ndakwakiriye hano kuri Ineza Live TV ndetse niwawe nanjuranyakiriye tubwire kubera iki bakureze ugahitamo gufata y'ubutaka ukagenda ugasiga ikirego cawe nangaha kandi uzukariwe gitegereje bikagaragara ko wagambane bagenzi bawe utakeneye kumva izo hayo ushinjwa ndashaka udushireho umuco ku mpamvu wagiye ndetse n'impamvu wagarutse ikirego kimaze gukorwa muri polisi murakoze cyane bayobozi mu by'ukuri tumaze kumva ibyo bintu ntibyatunejeje bitewe n'akari kahaciye ntaho wari kurinda hariya ariko turashimira abaduserukiye mugaserukira abanyabwoba mwabikoze neza ndashimira mu by'ukuri Papa Legend aha turi kuri Papa Legend ndashimira Papa Legend Oji murumva ko ibi bintu bitari byoroshe namwe gufungwa buriya ni ibintu biremereye cyane uwo ni Oji ndamushimira yakoze ibintu by'abagabo hanyuma jewe impamvu ntari kurinda kiriya gifungo yuko nticari coroshe bitewe n'igifungo cari gishize cyari kimaze iminsi kivuyeho ndireba naragiye mpagarara gutya mu kiyo ndireba aho nza niyogosheshereza ndavuga ngo uyu mwana aracakeneye ubuzima woshaka kwigirayo ugasiga abaye ineza na Aline ahantu bofungirwa mu ruzi namwe akabiri kanje ahantu bofungirwa uyu nguyu ashobora kumara icumweru atarapfa ariko nje mu masaha nkaba navuyemo roho ndavuga ati reka mbaretse bahangane n'ibibazo byacu ndabibikoreza ndavuga ati nimugende ariko abantu ko baranshinja ngo nije wabagambaniye nushe ngo hariho umoja Pro Max ngo na Nyamavira Pro Max bakavuga ngo nijewe none nkaje uba umoja mbaye Pro Max gute naje nari mu mugozi kabagambanira nte murakoze cyane kutugambana wo bikora kubera ko ngwikurimo ikurya ishunashu naho gato ngwikurya ngombwa nimba ari yo mu rugo ngo kujya kurundarunda nuko hanyuma se aho wari wagiye kwitsimba cyangwa se wari wagiye kwibeta ni hehe nimba atari ibanga naragiye ndihisha ija masayina ndagenda ndavuga ngo mana ndacakeneye ubuzima twarezwe turi 11 kandi sinkumbuye kona imirambo 11 aho ijyame yuko gifungo kiriho ubunyine no gufungwa kabuvuyemo roho ndavuga ati reka ngende masengere nihishe muri Yesu Kristo ija masayina kubitutumanyere tw'amasengesho ndavuga ngo ineza nagira na Aline na Alice na Queen Yesu akora ukoze umupolisi urufunguzo mu gutwi abarekure batari nuko nari masayina ariko nari mu bintu by'amasengesho naje ariko ndakubaza nk'ibibazo nkabingayo wari wahageze nabonye na live sinzi niba bakurikiye live ya Hacye nijoro nabinyiriho
nakurangije ariko gusa nje navuye saa 7:58 z'ijoro harabona asize bataraza nyuma uwo tugira abo wasize utaraza oya live nari ndiho hariho Ineza Scott Aline the Beauty Papa Legend Impamo 250 na Gipfizi nabo twari turiho njewe nimo nasezeye bariho kandi nabonye hari abavuze ngo se ngiye gute njewe ngenda nasezeye nasezeye bambaza ibibazo nka bibiri bitasezera usubize ko na telefone yagiye kunzimana mfitemo kabiri na njewe mva kuri iriya panu cyangwa se iriya space njewe nasezeye mbabwira ko ngiyeho mvuyeho kuko sinagiye nkumwibye navuyeho nsezeye gusa numvishije ngo abandi baje kwiyongeramo ariko kubera ko nahise ndyama ico gicuku sinigeze nyikurikirana ariko ibyari biriho mbere nyine tugihari ngira ngo bishobora twako tuganira twavuze muri make isafari ya kutoka hapa na hapa paka no kuri polisi n'ukuntu nyine urubanza rwagenze neza ibyo abayobozi badufashije gusaba byagezweho kirego gikurugiriya kiyamanurwa kigaruka inanga muri community yacu nuko ariko rero sava bakaba bavuga ko hari abantu bateranya ukabateranya mu buryo bwo kubwira ibi uyunguka mubwira ibi ngibi abantu bakamarana bakavuga amagambo yatari meza nukuri ariko hari njewe sinavugira ijambo ribi kubera impamvu ntavugira ijambo ribi hariya usibye no kuri hariya no kuri channel yaje sinavugira ijambo ribi ryo kwatura amagambo wenda nibasira umuntu mwifuriza ibibi hoya noza wenda wiyanderetse nkagukora inkuru kavuga ibyo twabonye ibyo dusharinze ariko sinaje hari ntubona reka nkubwire kino kintu wawa urana bino tuvuga ni video tuba turi codinga igihe runaka producer wawe witegura cyangwa wawe editinga azayiduha hari umugabo wigeze kuvuga nakunze ariko reka muvuga ntacu nawe n'umustar nyine ariko iwe n'umuvuga butumwa ni uriya mugabo Duma James yigeze kuvuga ngo yabivuga muri Facebook yangira ngo yaravuze ngo buno buzima turimo ngo mwitware neza ngo ni filimi twadukina iryo jambo rivuze kera byanze kuva mu mutwe ngo mwitware neza buno buzima turimo ni filimi turi kuri codinga ntese wowe waho tureba nawe dukurikiye iyi filimi nimara gutunganywa uzayirebana n'abana bawe c'est une question de uzayireba uri fier yayo hari abantu bari muri ubu buzima bamwe batazoreba ubuzima bwabo bari kumwe n'abandi bazoreba ubuzima bwabo babureba n'ipfuno kubera ikodi batanze kubera ubuzima basharinze ku bantu bino bintu bya social media muza tubiriho ariko muza mwibuka ko dufite n'ubumuntu cyane icyo ni kimwe ikigira kabiri kuba turi kuri iyi mihanda yego twaje gushaka amafaranga n'ibyo kandi bamwe barayabona abandi ntibarabamonetize yego bino tuba turimo muza mumenya ko nta rwango tuba twabizanyemo iyo rero byegereje umutima ukabishyiramo urwango niwe ubabara ariko ntuvuge ngo ntagwango ruba rurimo neza dukurikiranyije n'ikiganiro cyaraye giceyo nijoro bamwe bagezaho bavuga ngo oyaye njewe kibara kuvaho sinakirebye kubesha n'icaka kuko je nakivuyeho saa 7:58 nibwo nasezeye nasiganyemo kabiri muri telefone nabikore screen nyine yaha ngaha nasiganyemo kabiri yarigiye kuzima ndavuga ati reka nsezere tubona reba hano hari saa ngapi saa 9:58 saa 7 saa 7:56 nibwo nje sibona ko ari ya live nibwo nje nahavuye phone reba umuriro yari ifite yari gikuziza nibwo nje nahavuye rero njewe sintara commentaire ku byasigaye biba ndahari kuko sinabirebye nahise ndyama bwari bwije kandi mzuka kare njana umwana ku masomo nahise ndyama gusa icyo mpa nkubwira ucumve neza kino kiganiro n'ubwo gicana hombi iyo wegereje bino bintu umutima cyane ubikoramwe amakosa reka ntaguciye mu kanwa cyangwa se ntaguciye mu ijambo reka nkubaze Papa Legend nje ndaninga ikintu kimwe yarayakoze nariko ngira ngo yateguye live kugira ngo aganirize abari bahamagawe muri polisi nyuma
yaje gushiramo Nyamwiza ntiyarezwe muri polisi cyangwa se ntiyahamagawe na polisi kandi mu byavuzwe agikora intro yavuze ngo iyi live tuyitegure kugira ngo abari bahamagawe muri polisi babwira abantu babo ko bagarutse amahoro nta cyabaye. Imana yabikoze bagataha, ariko nyuma haje kuzamwo ngo na Gaston nubishavuga ngo Gaston yaje. Iyo live wayibonye? Je nabonye Nyamwiza ariko Gaston sinamubona. Reka turi kuvuga utabonye. Yego tuvuge Nyamwiza. Kiriya kintu cyari cyiza cyari njeti cyanshimishije kumva ngo kuzana ngo Nyamwiza ntiyari muri iriya case. Ya ndakumvishije habaye aka mistake nyine wenda tunabwire n'abantu baza bategura ama live aka ndumva ari gutegura live. Bamwe mu bafana bacu bakavuga ati Papa Legend abari guteranya abantu bitewe n'amajambo bavugiye hariya, simvuga ngo ni naka wavuze uku cyangwa naka ni wavuze uku, ariko amajambo yavugiye muri iriya live harimo amwe atasize izina ryiza ari neza. Oya ari si guteranya, muza mutandukanya guteranya. Uriya ari kuri YouTube ntabwo yaje ntiyaje gukina, yaje gushaka amafaranga. Rero uriya ndahamya ko gushaka amafaranga kwiwe nta mwanzi yogira kuri YouTube. Mubaye muri n'abanzi akabona ko wamwinjiriza yo guhostinga, ntimukagaye abantu bategura ibintu nkabira cyangwa se abantu bemvita abantu ngo urumva ngo watuzane ngo umutumirwa mushenzi ngo umusazi ngo utagira ubwenge. Yes, njewe namubazaniye kugira ngo angaburire, siko ahubwo gaya ngo ese bamutumirwa ineza yazanye yatanze ibimeze gute, package yari afite yari yo kubaka abo yabwiraga cyangwa yari ko yisenya. Njewe ntacu mu blamingaho, gusa ico no gayamo gitoya nuko intro yatangijwe ivuga ngo nabari bahamagawe wenda hakaza kongerwa amabo, ariko ntumucira urubanza kubera ko nabaga YouTube ntabwo yayigize gusa ari umutako. YouTube itunza abantu igomba kumwinjiriza. Ese urakeka ko ari amasaha zamara kuri live ariko ababaza cyakora karana akazi boro karana akazi abariho kamwinjiriza amadolari atari munsi y'ijana muri iyo saha, kurumva rero agomba kugakora. Rero mugiye wewe udashobora kwikontorora ibyo uvuga na reaction yawe mu bantu, iwe ntaca homba agomba kugucuruza. Bamwe bakavuga ngo mu byo ategura none zagerageza ngo kwandika intro nziza, benshi baje kumva icyo bagiye kubagaburira nk'abari bagiye kuri polisi. Nyuma haza kwivanga ibintu by'akavuyo, habaye akavuyo. Okay, reka tumwine message Oji, reka tugwine message. Njewe nziranye nawe cyane apana kuvuga ngo ni kuri ya makamera turaziranye taragenda. Reka tukubwire wenda kantu kamwe, nimba ukoze afishe ukavuga ngo iyi live iraje aba YouTubers zo muri Kenya nawe nyatazasigana impamo baba bari kumwe, ukavuga ngo ifasha gutegura. Okay, ni organization yabo nta kibazo, ariko nizozo ukora live ugakora afishe abantu bagomba kuboneka kuri ya live turagusaba tukazawongeramo utari kuri afishe. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, live wateguye ndiho cyangwa ntariho, undariho cyangwa atariho, tukazuvanga mundi utategujwe. Urugero rwa hafi urabona nk'aba bateguwe bafite wenda ibyo bagiye kudusangiza, wenda batabakunzi babo bategereje ibyo bababwira kandi bafite abakunda. Hari uzarebe muri commentaire ari umuntu aza gutuka muri commentaire undi akamaza akamutuka nawe aba ari umufana wawe. Rero biriya iyo bikoze biba bigaragaza nkaho bitateguye neza. Nimba afish iriho Ineza, Scotty, Debut, Nyamwiza, Impamo ari abo ngabo tawundi dukeneye twivangamo. Rero afish ntariho ntukanyemvite kuko hari ico mbangiye kwica mu mitegurire yawe. Uba waranteguje ukavuga ngo dufite live kwa kangahe turi waboneka ukatujoininga nkavuga ngo yego cyangwa hoya ukanshira zize live ari abantu bateguwe babwiwe naho kongeramo abandi ko harimo nk'akavuyo. Nico bavuga bamwe mu bafana bati ibi byose icyatumye Debut n'Amasimba ariko mbivuge yuko nkabo babaye ngabaterana amajambo ati nje ndabwira abadukurikiye ndetse na Papa Legend ati Papa Legend biriya bintu yakoze kuza kunagamwe Nyamwiza atari muri iyo case byo tuma biviramwe n'intandaro kugira ngo Nyamwiza avuga ibyo atari yateguye yuko bamushizemo azira muri ya pressure ko hari ibiganiro kera bari bakoze ngo
Moja 2 Pro Max bari ko bavuga gutyo none se Moja 2 Pro Max niko nyamuze niko ndiko gato mbanze mbisobanura ariko siko yitwa ariko abantu baza kugira ngo nyuma Papa Lize namushiremwo bitewe n'amajambo yaramaze kuvugwa ngo n'abadebute bashiremo Nyamwiza confirmaga ko ari we abantu bahita bakonfirma ngo ni Nyamwiza nyine ngo wateranyije basa n'abashwanishe Nyamwiza n'abafana be ndetse n'abafana ba debute urugero rwa hafi je nkunda umuziki kurusha ibindi bintu yego nkunda umuziki na filime kureba movie tu ya drama nyine yo gusesa uzareba ubu nyine abafana nimba hari abantu baza bareba hafi na abafana okay urugero rwa hafi muri football nyireba bukeye uzarebe uzuko iyo Argentina na Portugal zahuye ufana Messi titwegeranaga nakubonaga nk'umwanzi kandi tubana mu nzu kandi tugaterana amagambo tugiye kuryama tukana kubera Cristiano yatsinze Messi cyangwa se Messi yatsinze Cristiano uzorebe abafana ba Debele na Messi baza barwana uzorebe abafana y'imipira baza barwana reba 001 numero ebe n'abateganye baza barwana nigeze gucuranga indirimbo ya Debele na umuntu arambwira ngo nguri agasimba nawe ndavuga ati hoya nge sindagasimba njewe indirimbo za Debele ndazikunda ntabwo twaba tugicirinze nati nyine ndavuga ati mani wowe uri umufana wa undi wakoronejwe n'ubufana biriya bintu bivamo kwicana kuriyaga hamwe abafana baza bateranya kuko reka mvuge wenda urugero rwa Finje na Scott turi inshuti uziko abafana bateranyije na Scott bakavuga ngo Scott uzukora amakuru neza tukazuguma gukorana nayo neza siko cyangwa se ineza uzukora amakuru neza tukazukorana na Scott bakamaduteranya nyine ukamusanga nyine hajemo akantu kurwa kazusigara uja gukora kavuga ngo abafana baravuze yes rero hamwe abafana badukoresha amafuti muri commentaire kwandika Pro Max ngo ni runaka taco bivuze amazina y'uko Papa Legend yaje kumushiraho atari muri kesi yarashaka gucuruza nawe none nibivuga ko niyo wateranyije yuko byagezaho bakoresha amajambo amakompora ibyo byihorere ntibina dushafuze n'ikiganiro cacu tikije nk'amagambo y'ubucafu twari tuje kuramutsa abafana bacu nukuri kose n'abakunzi bacu tubabwira ngo abantu bari kuri izi mihanda cyane muzamwinda za commentaire z'abafana uzahora n'umufana wabaswe no kugukunda azayama kuvuganira uhure n'undi wabaswe n'urwango yamakwanga atakuze yamagukavaringa mu bibi akwange abi Burundi akwange aba Norvege akwange aba Canada akwange aba mu Minembwe yes atakuze rero ica abafana timukaza mu gitinda ngo kina batwara umwanya ubufana buravuna wowe ukora gusa akazi kawe neza umenye ko ibyo urimo ari recording igiye runaka ibintu byagiye kuri ibyinshi tibiza byibagirana kugeza ubu nyine jewe Tupac yapfuye ntaravuka tuzi Bruxelles bamwe ino generation yacu yapfuye tutaravuka ko turamuzi no kuntiyagaza avuga turatuzi na style yagaza ngo turayizi kubera ko ibintu byiyo byari kuri mutandao rero biba byiza gukora amaranga mutima yawe ukamenya ibyo uvuga n'ibyo utavuga biba byiza gusa jewe ninda kwivanga muri kesi y'umuntu kurya uzayiri kwivanga muri kesi y'umuntu kubera ko biragoye kumenya aho bahuriye no kumenya ico bapfuye biba bigoye gusa twebwe tuba tuza kubabwira ngo amaranga mutima yanyu mutashize kuri social media iyo muhashizeho hakorerwa amakosa menshi cyane kandi ndahamya abari kuri social media abenshi turababyeyi ndabihamya dufite abagore n'abana ndabihamya mama Murenge n'abadamu afite abagabo n'abana Scott ni umugabo Debute n'abagore Nyamwiza n'umubyeyi aho bande abenshi kuri kunsiga yes nawe mama wazo abenshi nababyeyi kurumva nababyeyi tuzaturinda kuvuga ibintu bikomeretsanya cyangwa bikomeretsa imiryango tuvukamo kubera ko bino bintu abana bazabibona bino bintu ababyeyi bazabibona rero muzamukora nyine inkuru zo gutwika musererezanya ariko mwirinde kwinjira mu miryango mwirinde no komerekezanya kuko si bari byiza hari nk'igushobora gutuka wenda sava afite nka papa ufite ibibazo wenda warakaye akakugirira nabi cyangwa se umwana waje wa muhungu waje w'imfuragira umujinya mwinshi cyane nuko yeme twari tuje kubaramutsa no kubabwira ko sava yabonetse yari yahunze umunsi batwega yahagarutse Imana ishimwe ko yagarutse kandi nawe akaba ari amahoro yego kwari ukubaramutsa no kubasuhuza kubifuriza ibihe byiza kubifuriza weekend nziza ejo ni weekend yego
mukomeze muryoherwe na weekend kandi mukomeze Imana ikomeze barinde reka tubabwire ngo mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi yego ibiganiro byacu nakagaruka reka naje mbabwira akajambo kamwe kandi ku mutima kankoronije yes mu by'ukuri naje ndagaruka kantu gato tunasoza n'ikiganiro kuko Grand Frère avuye kubivuga no kuvuga kuri abantu bafite amakimbirane muri abantu bakuru ico kirahagije ndongera kandi karesha gutya wowe ufite amakimbirane n'uyu ufite abafana bawe uri umubyeyi ufite umwana n'uyu ufite umwana mugende muzamwijajinga mwenyine mumenye ngo ndavuga yasigaye yuko ejo n'ejo bundi umwana wawe wewe nawe nibakura bumva ibyo mwavuze ejo bazakura nawe ubwango ngo mama n'uriya ntibazabahuza uriya azatuka mama uriya nawe azatuka mama mugenda muzamuvuga bimwe bibaze muri abantu bakuru amahoro y'Imana nabane namwe je muri ko mubona none sava kuva kuri GB Magic ndetse nari kumwe na Grand Frère kuva kuri Ineza Live TV.